Nshuti bakunzi b'ibyiringiro bizima TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose, haba mwebwe mudukurikira muri hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye, ku migabane igiye itandukanye hose, tubahaye ikaze nanone ku byiringiro bizima TV. Imana ibahereze umugisha. Nkuko rero mubibona imbere yanyu, uyu munsi nanone dufite umutumirwa ugiye kudusangiza amagambo y'Imana. Ngira ngo murabibona ko afite Bibiliya, agiye kutuganiriza amagambo y'Imana. Ndagira ngo mbere ya byose ubanze wibwire abatumirwa. Bene data, nshuti bakundwa, nshuti z'ibyiringiro bizima TV, turabashuhuje kandi turabakunda kuko mukunda ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha. Okay, amazina ninde kugira ngo bakumenye, hanyuma usangiza abantu ijambo ry'Imana, abadukurikira ijambo ry'Imana ariko banakumenye. Amazina ni Hategekimana Emmanuel, nuko dusanganywe, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR. Yesu aduha umugisha. Yego, uyu munsi mu ncamake ugiye kutuganiriza iki, cyangwa nakaye gaseke wadupfunyikiye uyu munsi? Numvishije Imana ni ijambo ishyize ku mutima wanjye, ari ryo kuganiriza abantu bayo ko Imana ikiza abayubaha. Imana izi gukiza abayubaha. Izi gukiza abayubaha. Ibifitemo uburambe. Ibifitemo uburambe. Ubwo biravuze ngo utayubaha ubwo kakubayeho, ubwo nturi muri gahunda y'abiyakiza. Ubwo reka dusengere umukozi w'Imana, hanyuma adusangize neza. Barabyumva mu ijambo ry'Imana. Amagambo arambuye uburyo Imana ikiza abayubaha. Uharanire gusa kuyubaha kandi ukurikire iri jambo ry'Imana, urushaho gukora subscribe na share na like kugira ngo n'ubutaha uzajye ukomeza kugenda ubona ibiganiro byacu byiza. Ibyiringiro bizima TV bihora bigutekerezaho buri munsi uko bwije nuko bwije. Reka dusenge tumwakira umutumirwa wacu, hanyuma adusangiza amagambo meza y'Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza ngo dukurikirane ijambo ryawe. Dusengeye umugaragu wawe rero ugiye gukoresha kugira ngo ubwiza bw'Imana bumubeho kandi ijambo ry'Imana rigira imbaraga muri we, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uri bwumvira ijambo ry'Imana arusheho kumva akeneye kubaha Imana kugira ngo imukiza. Ngaho rero mwambike imbaraga, umubashishe, kandi natwe uduhereze kugira amatwi yumva icyo Imana ishaka kuri twe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze kudusengera. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganira muri uyu mwanya. Turasoma mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 14, umurongo waho wa 24. Ibice 14, umurongo waho wa 24 haravuze ngo, mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Imana idufashe cyane. Turasoma no mu rwandiko rwa Petero, rwa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, bice byaho ni 2 n'umurongo wa 8, cyangwa se dutangire ku murongo wa 9. Haravuga ngo, umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Dusubiremo, umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Imana idufashe cyane. Bene data, nshuti, tugeze mu kanya ko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni ijambo ritari rirerire, nturambirwe, ariko kandi ni ijambo ry'imbaraga. Ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ni ijambo rifite imbaraga, kandi ni ijambo nyine ryahanuwe. Petero yaravuze ngo ijambo ryahanuwe rirutaho gukomera. Aravuga ngo kandi muzaba mugize neza ni muryitaho.
kuko rimeze nk'itabaza rimurika acuza umwijima, ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Twumvishije amagambo twasomye mu gitabo cyo Kuva, ni igitabo cya kabiri cyo mu bitabo byanditswe na Mose, ni igitabo kivuga inkuru. Kuva mu gitabo muri Bibiliya ntagatifu hitwa ngo ni yimuka Misiri, ni ukuva nyine, ni ukuva muri Egiputa bajya i Kanani. Impamvu bivuze gutyo, ni igitabo cyavuze kuri izo nkuru gusa, uko bahagurutse muri Egiputa nuko bakomeje bagenda berekeza i Kanani. Inkuru dusomye ni inkuru igaragaza, iyo twumvishije ko bavuye muri Egiputa, navugagaho gatoya ko impamvu yo kujyayo, tubona ko uyu muryango w'Abisiraheli ni Abisiraheli cyangwa se na aba Yakobo. Yakobo wahinduriwe izina akitwa Isiraheli, Yakobo wa Isaka wa Aburahamu. Reka dusubire gatoya inyuma ukuntu bagiyeyo. Bagiye muri Isiraheli, bagiye muri Egiputa kubera ko ari ibyavuzwe n'Imana. Abantu bakunda kuvuga ngo kuko ijambo Imana yavuze ridahera, babiherereje ku byiza gusa, ariko ijambo Imana yavuze ntirihera mu buryo bwose, haba mu buryo bw'ibyiza cyangwa se mu buryo bw'ibibi, ahubwo biterwa nuko Imana yabivuze. Icyavuzwe n'Imana cyose kizasohora. Iyo Imana ivuze ibyiza ku beza birasohora, niyo Imana ivuze ibibi ku banyantege nke birasohora. Ibyo yabwiye Dawidi ko azaba umwami byarasohoye, ariko n'ibyo yavuze ko inkota itazava mu rugo rwe nabyo byarasohoye. Aburahamu tujya tumuvuga ku rugero rw'ibyiza gusa, ariko kuri uru ruhande ntabwo byari byabaye byiza. Imana yaramusanze iramubwira ngo Aburahamu, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye nzakugororera ingororano ikomeye. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itangiriro. Ariko ngo agishidikanya abwira Imana, arayibwira ngo uzangororana ingororano ki ko ngenda ndi incike, kandi Eliyezeri umunyadamasiko kuko ari we wakuriye mu rugo rwanjye akaba ari uzaragwa ibyanjye. Imana iramubwira ngo natambe igitambo, yubaka igicaniro atamba igitambo, ariko Imana iramubwira ngo akirinde kugeza ku mugoroba, kugeza igihe Imana iri buzire kumusura. Ujye usenga kugeza igihe Imana iza mu masengesho yawe. Ujye usenga utumira Imana kugeza igihe Imana iri buzire. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntiducogore gusenga kugeza igihe Yesu azaza. Hari Yesu kuza mu buryo busanzwe bw'uko Yesu azagaruka. Ubwo buhanuzi turabufite, azaza nk'uko yagiye niko azagaruka, yego. Ariko no mu ruhande rwawe ujye usenga kugeza igihe Yesu azaza. Mu cyifuzo ufite ujye usenga kugeza igihe Yesu azazira. Bivuze ngo ni ugusenga udacogora. Ariko siho ndi butinde uyu munsi, kuko mfite ijambo nshaka ko tuganiraho nababwiye. Nagira ngo basangize iki kintu. Aburahamu ngo ananirwa kurinda igicaniro. Niyo dusenga tugomba kurinda amasengesho, tukayarinda kugira ngo hatagira ibyangiza amasengesho. Burya hariho ibintu byangiza amasengesho. Ibyaha byangiza amasengesho, gucogora ugasubira inyuma byangiza amasengesho n'ibyasezeranijwe. Aburahamu ngo bigeze ku kirengarenga mu masaha y'umugoroba ngo agira ubwoba. Ubundi tugomba kwizera, tugomba gusenga dufite no kwizera. Ngo agira ubwoba, arangije arasinzira. Ngo asinziriye ngo inkongoro ziraza zirya cya gitambo. Ubwo bivuga ngo igitambo cyari kimaze guhumana kuko cyagiyeho inkongoro, kandi inkongoro ntabwo zari mu bigomba gutambwa. Inkongoro ziracona. Mwene data mushiki wanjye, ujye ucunga hatazagira ibintu bikwangiriza amasezerano, hatazagira ibintu bikwangiriza amasengesho.
Bibiliya ni ijambo ryiza kandi Bibiliya yanditse neza, iteguye mu buryo bwiza. Ndagira ngo nkubwire iki kintu ugicunge neza. Aburahamu yari afite amasezerano y'ibyiza gusa, ariko kuko yagize igihe cyo gusinzira, kuko yagize igihe cyo guhuga, kuko atabereye maso umurimo yashinzwe, asinziriye hazamo irindi sezerano ritari ryiza, ritavuye mu kubaha Imana. Amaze gusinzira ngo Imana yaraje, ije isanga yasinziriye n'igitambo cyonwe cyangwa se cyangijwe, ngo Imana iramubwira ngo urubyaro nzaruguha. Kuko iki gihe Aburahamu yaratarabyara, haba Ishimayeli cyangwa se Isaka, iramubwira ngo urubyaro ruko nzaruguha no kukugwiza nzakugwiza, ngo ariko ngo bazaba abaretwa n'abasuhuke mu kindi gihugu, bazajyanwa mu gihugu cy'amahanga, ngo bazababaza cyane, ariko nyuma nzibuka isezerano nagiranye nawe mbakuze y'amaboko yanjye. Sinshaka gutinda aho hantu, ahubwo nashaka kuvuga ko iby'Imana ivuze byose bijya bisohora. Nyuma nzibuka isezerano nagiranye nawe mbakuzeyo amaboko yanjye, kandi nimara kubakurayo nzabaha igihugu nagusezeranije. Imana ishimwe. Imana ijya ivuga ibintu birambye, kuko Imana si ya none ni n'ejo. Imana ivuga ibintu birambye, Imana ivuga ibintu bikuruta. Aya masezerano yarutaga Aburahamu, kuko amasezerano ya Aburahamu n'uyu munsi aracyasohora. Korari imwe yararirimbye iravuga ngo Imana yabwiye Aburahamu ko azaba sekuruza w'abizera, ngo none abakizwa bariyongera. Ubwo urumva ni amasezerano ya Aburahamu agisohora. Ariko ndashaka kuvuga ku isezerano ry'urubyaro rwe rwavuye ku rukiryi rwe. Igihe cyarageze, Isaka aravuka. Isaka amaze kuvuka arakura. Tuzi inkuru Aburahamu ashaje ajya kumusabira, igisonga cya Aburahamu kijya kumusabira ari we Eliyezeri. Amaze kumusabira yarabyaye, abyarana na Rebeka, abyara Yakobo na Esawu. Imana ikomeza amasezerano yayo kuri Yakobo. Tuzi Yakobo ahunga ajya kwa Labani, ahunze mwene se Esawu, ariko kandi tunamuzi akirana na marayika. Nashaka kuvuga inkomoko y'izina ry'Abisiraheli. Akirana na marayika, ngo marayika aza kumubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo ntuzitwa Yakobo ukundi, wiswe Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana ishimwe. Ujye ukirana kandi ujye unesha. Imana ihimbazwe. Ngo arangije amuhindurira izina. Iyo tuvuze ngo Abisiraheli rero ni bene Yakobo wahinduriwe izina witwa Isiraheli. Ni Abayisiraheli, ni abana 12 bakomoka kuri uwo mugabo witwaga Yakobo akaza kwitwa Isiraheli. Imana igufashe kandi nanjye mfashe kugira ngo wumve iyi mvugo cyangwa se iyi nyigisho. Igihe rero cyarageze, abana ba Yakobo bose bamaze gukura, haza kubaho igihe kimwe bafata umwana witwaga Yosefu, baramwanga kuko Yosefu ngo yakundwaga na se cyane. Umwuka w'ishyari urabafata, baramwanga. Igihe kimwe se aramubwira ngo najye kureba aho bene se baragiye. Arangije kumutuma, ageze aho bajyaga baragira arababura, arabaririza abaza inkuru zabo abagemuriye. Ntukajye utangara nubona wituwe nabi n'uwo wagiriye neza, kubera ko abantu bo bajya bahinduka, kandi bishobora gukorwa na mwene so, birashoboka. Ariko ntugacogore, Imana iri mu ruhande rwawe nimba ufite umutima wo kuyubaha. Turi kuvuga ku ijambo, cyangwa se turashaka kuvuga ku ijambo rivuga ko Imana izi gukiza abayubaha. Ngo bafata Yosefu, ngo aturutse hakurya baramureba, ngo yari yarababwiye ibyo umwami Imana yamubwiye cyangwa se inzozi ze. Bageze ubwo bamwita Karosi kuko yakundaga kurota. Baravuga ngo uwo Karosi araje, ngo reka tumugurishe, ngo turebe iherezo rye n'inzozi ze uko bizagenda.
ariko umugambi w'Imana ntujya uburizwamo. Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza byose. Ngo baramufata bamujugunya mu cyobo, bamaze kumujugunya mu cyobo baza no ngo baza gukora inama, baravuga bataho kugira ngo adupfire ubusa, reka tumukuremo tumugurishe. Mu isi y'icyo gihe abantu bashoboraga kugurishwa bagakoreshwa imirimo y'ububata. Ngo bamukuramo bamugurisha Abishimayeli. Igihe kiragera ngo Abishimayeli baramujyana, noneho aza kugera muri Egiputa, aza gukora ku mugabo witwaga Potifari. Muzi ibyabaye kwa Potifari. Ageze kwa Potifari ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we. Ubyumve ko Imana izi gukiza abayubaha. Nubwo abantu bamujugunye, nubwo abantu bamutaye, ariko Imana izi gukiza abayubaha. Imana itegetse ko bamukura mu rwobo yagombaga gupfiramo. Kabiri, ageze kwa Potifari ngo ukuboko kwiza kw'Imana, haleluya, ukuboko kwiza kw'Imana ngo kuba kuri we, ngo icyo akozeho cyose kigahabwa umugisha. Kugeza igihe umuntu udahishurirwa, umuntu w'umunyamahanga aza kumenya yuko Imana iri mu ruhande rwa Yosefu. Birashoboka ko hari ibintu yamushingaga, yabishinga abandi bigapfa, ariko yabishinga Yosefu ngo bikagenda neza. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ry'ukuri. Warangije ngo amwegurira ibintu byose, ariko igikundiro cye n'umugisha we Satani ajya agirira ishyari umugisha Imana idusezeranya, ajya agirira ishyari iby'Imana ishaka kudukorera. Ngo arangije Satani amukundisha cyangwa amutera kugira ngo nyirabuja amubenguke. Ntabwo bikunze kubaho yuko umuntu abenguka umugaragu we, ariko amubengutse Yosefu naho agaragaza kubaha Imana. Abubaha Imana bakomeza kuyubaha naho baba bari kure y'imiryango, naho baba bari kure y'itorero, naho baba bari kure y'aho abantu babareba. Hari ijambo ryiza Yosefu yavuze, arahamya, agaragaza ko impamvu yo kudakora ibyaha atari ugutinya amaso y'abantu, ahubwo atinya Imana yo mu ijuru. Ngo nyirabuja aramubwira ngo emera turyamane, nushaka tuzibanire cyangwa se turyamane ntawe uzabimenya. Ariko Yosefu yari afite umutima ukunda Imana, kandi yari afite umutima wubaha Imana. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo databuja Potifari yamaye ibyo mu rugo rwe rwose, ariko wowe ntiyakumpaye kuko uri umugore we. Iri jambo rivuga ngo kuko uri umugore we, bivuze ko umugore ari uw'umuntu atari uw'abantu. Umugore ni uw'umuntu umwe, ntabwo umugore ari uwa sosiyete, ntabwo umugore ari uw'umuryango, ahubwo umugore ni uw'umuntu. Yampaye byose byo mu rugo rwe ngo mbitegeke, ariko wowe ntiyakumpaye kuko uri umugore we. Aravuga ngo ahari birashoboka ko umugabo wawe atabimenya, ariko mu ijuru hari Imana, kandi Imana izi byose. None nakora gute icyaha ngo memukire Potifari wangiriye neza ndimbata, noneho nindangiza memukire Imana yo mu ijuru? Ngo arangije umugore ashaka kubikoresha imbaraga, ashaka kumufata ku mbaraga, ariko ngo aramwishikuza, ngo amusigira umwitero cyangwa se amusigira kenda yari afite. Ujye wemera no kugira ibyo watakaza kugira ngo wubahe Imana. Abubaha Imana bafite ibyiringiro, kandi ibyiringiro byabo birashikamye, kandi biruta ubutunzi, biruta gushimwa. Umuririmbyi umwe yararirimbye w'indirimbo ya 363, aravuga ngo njye nkunda uwabambwe kumurutisha iby'isi byose. Ngo andutira amafaranga, andutira amasambu, andutira no gushimwa. Haleluya! Andutira. Aravuga ngo andutira gushimwa, andutira no gushimwa n'abisi bose, andutira amasambu. Aravuga ngo nabura iki se mufite kuwo mwama ndangirije. Imana ishimwe. Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose. Ngo arangije aragenda, wa mwenda yasize ubigihamya, uba wo gushinja Yosefu. Ariko ntuzatinye abantu nibagusumira ariko batari mu ruhande rw'Imana. Ngo avuza induru, aravuga ati nimunabare, Yosefu ashatse kumfata. Batabaye ati n'ikimenyimenyi dore umwenda we ndawusigaranye, yirukanse. Byari ibintu atabasha kwikiza,
ariko Imana izi gukiza abayubaha ibagerageza byose. Potifari aje, umugore aririza avuga ko yamusuzuguje umukozi, baramufata baramufunga, ariko Imana yacu ni Imana ikora byose kandi ni umutungo wimukanwa. Mumbabarire mbivuga uko Imana irimukanwa. Imana niba ahantu ntabwo iterurwa ngo nta hantu wajya kure, nta hantu wajya ngo uri kure y'Imana, keretse mu byaha gusa niho kure y'Imana. Ariko iyo no muri gereza si kure y'Imana, no mu bitaro si kure y'Imana, ahubwo kure y'Imana ni mu byidashaka, ni ukujya mu ngeso mbi, ni ukujya mu byaha. Yosefu baramufunga, ariko ukuboko kwiza kw'Imana gukumya kubana nawe, Imana ikajya ivugana nawe, Imana ikomeza kuganira nawe. No muri gereza iyo ije kugusura ntabwo bisaba ko isaba uruhushya abasiriveri, no, ntabwo isaba uruhushya mu biro, ahubwo igiza nyine iyo yinjiye ntikomanga, iyo yinjiye iza nk'Imana, ibikora neza. Imana ibikora neza, haleluya. Igiza igaza no gusura imfungwa, ngo ije gusura Yosefu iramurotesha. Ngo Yosefu yari afungiwe no muri gereza ikomeye, yari afungiwe muri gereza ifungirwamo abakozi b'ibwami. Ngo harimo abakozi b'ibwami, umuvuzi w'imitsima n'umuhereza wa vino, bose bari bafunganywe nawe. Ngo baza kurota, barose arotora inzozi, arangije umwe amurotorera ko ari bupfe cyangwa se bazamumanika, undi amurotorera ko agiye gusubira mu mirimo ye. Niko byabaye, arababwira ngo muzanyibuke, ariko ntabwo bamwibutse kuko nta wakwibuka igihe cy'Imana kitaragera. Ijambo ry'Imana ni ry'ukuri kandi ni ryiza, rigaragaza yuko rero igihe cyaje kugera kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuze kuri Yosefu. Bene se b'Ikanani baje guhura n'inzara, noneho ngo barasuhuka. Ubwo simbutse uko yarotoye inzozi za Farawo, ahubwo ndashaka kugera ukuntu bagiye muri Egiputa n'ukuntu Imana yavuganye nawe ikamuhisha n'ihirwe kuri Farawo. Yosefu yaje kuba umwami wa kabiri kuri Farawo bitewe n'uko yarotoye inzozi ava muri gereza. Ndashaka kugira ngo mpinire aho ngaho, ahubwo mvuga ukuntu bene se baje kujya muri Egiputa, ngo bagenda bagiye guhaha, bahageze bahasanga Yosefu, basanga yarimye yabaye umwami. Iby'Imana yavuze ntaho wabiburizamo, naho bitasohorera i Kanani byasohorera muri Egiputa. Imana ishimwe. Aba umwami wa kabiri kuri Farawo, ngo bahageze ntibamumenya, ariko warabamenya, abahihaho bwa mbere, ariko bategeka kugaruka bazanye mwene wabo Benjamini. Igihe cyarageze bagarukanye na Benjamini, sinshaka kubitindamo. Bagarukanye na Benjamini ngo yirondorera bene se, arabibwira, abamenyesha yuko Imana yamugiriye neza, abamenyesha ko ari we Yosefu. Kandi bari bamubeshye, baramubwira ngo twari 12 uwo tuvukana inyamaswa z'inkazi zara muri ikinyoma. Bari barabeshye se, bashaka no kukibeshya nyir'ubwite. Arabirondorera, arababwira ngo nige Yosefu, mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yashatse kubizanisha ibyiza. Ntimwigirire nabi, ntimwirenganye, ntimwitonganye, ahubwo ni Imana yabishatse ko nzangaha. Arangije arabaza ngo data aracyabaho? Baramubwira ngo so aracyabaho. Yakobo atumiza yuko bamuzana, yohereza n'amagare, isabanza kwanga kuza, ariko igihe cyarageze ise araza, ngo yakirwa n'umwami. Y'abantu bubaha Imana nabo irabubahisha. Yakirwa n'umwami Farawo, abatuza i Gosheni. Farawo yaje gupfa, na Yosefu arapfa, na Yakobo arapfa. Hima undi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Imana idufashe cyane. Hima undi mwami, hajya habaho uko umuntu akora ibyiza mu isi y'abantu bikibagirana, ariko mu isi y'Imana bihora byibukwa. Imirimo myiza ihora yibukwa. Ngo hima undi mwami utarigeze kumenya Yosefu, agira n'Abisiraheli, ngo abona bari kororoka. Kumbi ni ibyavuzwe n'Imana. Ibyavuzwe n'Imana byose bizasohora, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere.
ngo abonye ko bari kororoka cyane ngo ategeka yuko bazajya bica abana b'abahungu babo. Yabanje gutegeka ko bababarisha uburetwa bigatuma batagira umwanya bahuga ntibabashe kubona uburyo bwo kubyara, ariko arangije abona ibyo ntibyaburizamo umugambi w'Imana. Ategeka ko ngo noneho ngo ababyaza bazajya bahotora abana babo bakivuka. Uwitwa Puwa na Shifra ngo bari ababyaza b'Abaheburayo, ngo umwami Imana arabasura abategeka ko batumvira itegeko rya Farawo. Ngo noneho Farawo agomeza kubona abana b'abahungu bororoka, ngo arabaza ngo niki gituma Abisiraheli bagumya kororoka, niki gituma mubareka bakabaho? Baramubwira bati reka da, abagore b'Abaheburayokazi ntabwo ari nk'Abanyegiputa, kuko umuntu umubyaza atarahagera baba babyaye, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo babakize, ngo ayoberwe ibyo ari byo. Ariko kandi nibyo no muri ubwo buzima no muri iyo mibabaro bakomeje gusenga, bakomeje kwinginga Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe kigeze ngo Imana yumva gutaka kwabo. Jya usenga kugeza igihe Yesu azaza, jya usenga kugeza igihe Imana izazira ikaza kugutabara, ikaza kugukiza, kuko Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose no kurinda abakiranirwa kugira ngo bagere ku munsi wo gucirwaho iteka. Ariko bo mu ruhande rw'abubaha Imana, bo mu ruhande rw'abarwana intambara nziza, ijambo ry'Imana ritubwira neza, rikatubwira ko igihe cyarageze Imana yumva gusenga, Imana yumva kutaka kwabo, Imana yumva kuniha kwabo. Isanga Mose nawe wavutse muri bya bihe bikomeye, iramubwira ngo Mose, simvuze uko yamwihishuriye, numvishije gutaka k'ubwoko bwanjye. Imana ijya yumva gutaka k'ubwoko bwayo, Imana ishimwe. Numvishije gutaka k'ubwoko bwanjye no kuniha kwabo, none iminiho yabo yagezeho, manuwe no kubatabara. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Rero ngo none manuwe no kubatabara, manuwe no kubarengera, manuwe no kubagirira neza. None genda ubwire Farawo arekura ubwoko bwanjye bugende. Imana imwigisha gukora ibitangaza, imubwira uko azibwira Farawo, imubwira nuko azibwira abakuru ba Isiraheli, kuko ntiyari yarabanye nabo, ntibamwemeraga, ntiyari yarabaye muri bo. Ariko Imana niwe yari yarateguye kuzakirisha ubwoko bwayo. Jambo nshaka kugeraho nuko yageze kwa Farawo ntiyabyemera, abakuru ba Isiraheli bo baramwumvira, bajyana kwa Farawo. Imana ikora ibitangaza 9 cyangwa ibimenyetso 9 Farawo ataremera. Icya 10 aricyo Pasika y'Abanyegiputa kiramwemeza, arabarekura baragenda. Bamaze kugenda yongera kwisubiraho, kuko ngo Imana yashaka kumwihaniza. Imana igishaka kwihaniza ibyaturwanije, Imana igishaka guha gasopi ibyaturwanije, Imana igishaka kwihaniza ibintu bitugwa nabi. Ngo yibwira aravuga ngo ubu none ubutayu burabakingiranye, none reka ngende mbagwe gituma. Ngo akoranye ingabo zigendera ku mafarashi n'izigenza amaguru, zose arazikoranya arabakurikira. Imana kuko idatinya intambara, Imana yacu mbibutse ko ni Imana, ni Nyiringabo, ni Imana idatinya urugamba. Kandi mu ntambara zose irwanye igiseruka itsinze, ibwira Abisiraheli, irababwira ngo ni mubamba amahema, kuko ntiyashaka kubajyana nk'ibacikishije, ni mubamba amahema hafi aho ngaho. Bo ntibamenye impamvu, ariko yari irindiriye Farawo ngo imwihanize. Imana yihanize Farawo kurwanya, Imana yihanize imbaraga zikurwanya, Imana ikurengere, Imana igutabare. Imana ishimwe cyane. Ngo hashize akanya gatoya, ngo bumva amagare, bumva umuriri w'amagare, ngo abatugaritse. Farawo ahageze n'ingabo ze, ngo Abisiraheli ngo babyumvishije bashya ubwoba, ngo babaza Mose, baramubaza ngo ni iki cyatumye udukura muri Egiputa
ukatuzana ngo dupfira aha, ngo mbese muri Isiraheli muri Egiputa nta mva zari ziriyo? Niki cyatumye tuzana? Ariko bene data, ntimukajye muborozwa n'ibyo byose muhuye nabyo, ahubwo mujye mubibwira Yesu. Abategeye amatwi, ntazabasiga, ntazabahana kugeza ku gihe ibyategetswe byose bizasohorera. Imana ishimwe cyane. Mose nk'uwabanye n'Imana, Mose nk'uwavuganye n'Imana, ajya kuyitakira, ajya kuyibaza, arayibaza ngo Abisiraheli bari kumbaza iby'izi ngabo, ariko nta gisubizo mfite. Imana iramubaza ngo niki gitumye untakira? Mose niki gitumye untakira? Wagira ngo Imana yigijije nkana, ariko Imana ntiyigiza nkana, ahubwo Imana nubwo abantu batayizera, Imana yiriyizera. Imana ifite imbaraga nyinshi zo gukiza abayubaha. Niyo mpamvu ingabo za Farawo zimeze nkaho ntacyo zivuze imbere y'imbaraga zayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibaza Mose ngo niki gitumye untakira? Mose atanga raporo, haravuga dore ingabo kandi imbere n'inyanja, bari bagoswe n'ibibazo. Imbere yari inyanja nini cyane, iburyo n'ibumoso yari imisozi miremire. Mwibuke ko bari kumwe n'abana b'icuke, bari kumwe n'amatungo, nta mafarashi bafite, abandi bari kumwe n'amafarashi. Hari n'igihe bigaragara ko imbaraga ziturwanya zikomeye, ariko izitutabara cyangwa se imbaraga z'Imana ziturengera ziruta cyane iziturwanya. Niryo jambo umugaragu w'Imana yigize avuga ubwo ingabo za Senakeribu zari zimuteye umwami Hezekiya. Ingabo za Senakeribu zimuteye ngo akomeza abantu umutima, arababwira ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'ingabo z'abantu, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Ni imbaraga zitagaragara ariko zikora. Imana ishimwe. Warangije Imana iramubaza ngo ni iki gitumye untakira? Ramubwira ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja itanga inzira. Ibintu byose Imana ije gutabara n'inyanja itanga inzira. Inyanja itanga inzira, ngo ihuhisha umuyaga, amazi amwe yibumbira ruguru ayandi aratemba. Ngo irangije ihuhisha umuyaga, uzamura umucanga, itinda kuri ya nyanja. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo bambutse aho hantu nk'ahumutse. Ariko Farawo ajya akaza umurego, kandi Farawo ajya yirwanaho. Ijambo rikomeye nashaka kubabwira muri aka kanya ni uko Farawo atahise acika intege, ahubwo ngo yaragumye akaza umurego. Marayika wajyaga bajya imbere ari mu nkingi y'igicu, ngo ava imbere amenya ko imbere nta kibazo gihari. Inyanja yumva Imana kuruta Farawo. Inyanja ijya yumva Imana igihe Farawo atayumva. Imenya yuko igigoye ari Farawo utumva Imana, ariko imenya ko inyanja yumvishije. Inyanja itanga inzira imbere, ariko marayika aza hagati y'Abanyegiputa n'Abisiraheli. Imana ishimwe. Imana iri hagati y'ibikurwanya nawe. Niyo mpamvu bikurwanije imyaka myinshi ariko ntacyo byagutwaye. Ibintu byose byakurwanije biba byarakwishe, ariko hari imbaraga z'Imana zitagaragara zagiye zikurwanirira. Ngo ku ruhande rw'Abisiraheli ihinduka umucyo, no ku ruhande rw'Abanyegiputa ihinduka umwijima umeze nk'igikorwaho. Wumve, abantu bagendera mu mucyo n'abagendera mu mwijima hagati yabo baratandukanijwe. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, ngo ibona ko no mu mwijima ingabo za Farawo zigerageza. Ngo bonye babatugaritse, niho twasomye ngo akura inziga ku magare yabo. Inziga abana bashobora kutabyumva, ni amapine, ni inziga ikura amapine ku magare. Abazi iby'amagare hari aho bita mu cyoto cyangwa se muri muwayi, icomora amapine. Imana iyo bibaye ngombwa yakora n'ibimeze nka mekanike. Imana izi gukora ibintu byose, ngo ikura inziga ku magare yabo, ngo bituma akururika biruhije. Noneho bituma umurego wa Farawo
uba mukeya, ngo Abisiraheli ngo bambuka baca mu nyanja nk'ahumutse. Imana ishimwe, Imana igiducisha mu nyanja nko ku butaka, nta nzira, ahantu hatagaragara inzira, Imana igihaca inzira y'abayubaha gusa. Haleluya! Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose, kandi izi no kurinda abakiranurwa ngo bagere ku munsi wo gucirwaho iteka. Hari igihe ubwira abantu uti se ko mudakiranuka, akakubwira ko Imana ariyo yamurinze nk'ikimenyetso cy'uko yayubashye. Oya, Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurinda abakiranirwa ngo bageze ku munsi wo gucirwaho iteka. Imana idufashe cyane. Ngo ku ruhande rw'Abisiraheli Imana ibabera umucyo, ku ruhande rw'Abanyegiputa ibabera umwijima. Noneho umva ubuhamya bitangiye. Ingabo z'Abanyegiputa zitanga ubuhamya, ziravuga ngo nimuhoge duhunge, kuko Imana ikiza Abisiraheli, cyangwa se itabara Abisiraheli, irengera Abisiraheli, ariko twikaturwanya. Imana idufashe cyane. Rero ngo nimuze duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka barengera, ariko akarwanya Abanyegiputa. Ngo barakomeza, Abisiraheli barambuka bagera hakurya. Bageze hakurya, Imana ibatandukanya n'ikibazo cyabo. Farawo n'ingabo ze ngo binjira mu nyanja. Ngo bamaze kwinjira, uwa mbere atarambuka hakurya ku nkombe hakurya, uwa nyuma amaze kugera mu nyanja, itegeka Mose ngo niyongere arekure y'amazi akoresheje ya nkoni. Arambura ya nkoni, ngo amazi arabarengera. Uwo munsi uwitwa Miriyamu ahita ayobora iteraniro, baramya Imana, barayihimbaza, aravuga ngo Uwiteka aranesheje bitangaje. Imana ishimwe. Aravuga ngo Uwiteka aranesheje bitangaje, ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshye mu nyanja. Imana idufashe cyane. Rero kubabwira ko Imana izi gukiza abayubaha. Wumvishe uko yagiye ikiza Yosefu kugeza ku iherezo rye. Twavuga uko yakijije Aburahamu, twavuga uko yakijije, ariko hari n'ukuntu yakijije abana ba Aburahamu. Ikiza Abisiraheli, ibakura mu maboko ya Farawo, ibakura mu maboko ya Farawo batwazaga igitugu, ibambutsa inyanja itukura, ibakiza ingabo ze zikomeye. Petero ari kwigisha abantu, ari kubaganiriza, ababwira ko Imana izacira iteka ku banyabyaha, cyangwa se izahana inkozi z'ibibi. Yari azi ko hari, kuko yari umuhanuzi, yari azi ko mu bihe nk'ibi hazabaho abantu bahakana yuko nta kimana izatwara abanyabyaha, ngo bose n'abanyikiranutsi bazaba kimwe. Ariko umva ijambo ry'Imana ibyo riri guhamya. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri. Petero aravuga ngo ubwo itababariye, niho twasomye ruguru gatoya y'umurongo twasomye, haravuga ngo ubwo itababariye isi ya kera, ngo ahubwo ikarimbuza isi ya kera amazi, ikarokora Nowa imurokoranye n'abandi bantu 7, ari abantu 8. Ubwo itababariye imidugudu y'Isodomu n'iy'Igomora, aho hose Imana yagiye ikiza abantu bayubaha gusa, ahubwo ikarimbura imidugudu y'Isodomu n'Igomora, ariko igarokora Loti umubwiriza w'ukuri, kandi umubwiriza ukiranuka, ngo kuko uwo mukiranutsi yibabarizaga umutima iminsi yose, ngo gahora ababajwe n'ibyo abona abanyabyaha bakora, akabyumva ibindi akabireba, ngo ikamurokora wenyine, ikamurokora muri ayo maboko, ngo kuko Imana izi gukiza abayubaha. Iryo jambo riri hepfo, conclusion y'ibyo bintu Petero yavugaga, ngo kuko Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose, kandi izi no kurinda abanyabyaha kugeza ku munsi wo gucirwaho iteka. Mwene data hita mu ruhande ubamo. Mwanditse Pawulo yaranditse aravuga ngo Imana n'umukiza wa bose, ariko cyane cyane wabizera. Utangazwe nuko Imana ishobora kuba yaragiye kugirira neza kandi udakiranuka. Yosuwa yigize abwira itorero cyangwa se iteraniro ry'Abisiraheli
mu gusoza urugendo rwe mu bice 24 by'igitabo cya Yosuwa n'ubundi arababwira abibutsa iby'Imana yavuze, abibutsa n'iby'Imana yabakoreye. Arababwira ngo nubwo Imana yabanje kubagirira neza, ariko nimuyimura mugasenga izindi mana mugakora ibyo gukiranirwa, ngo izaheruka ibahana, izaheruka ibagirira nabi. Uhitamo uruhande ukwiye kubamo. Imana izi gukiza abayubaha. Mwene data, ubaha Imana nubwo uri mu ntambara, ariko ukaba uzi ko wubaha Imana. Tuza, shikama, ntugire ubwoba, kuko Imana iri mu ruhande rw'abayishaka. Kandi Imana ngo ijya yihuta cyane kureba impande zose enye z'isi, ngo irebamo umuntu ufite umutima uyitunganiye, ngo kugira ngo imutabare kandi imwerekanireho iby'imbaraga zayo. Imana izi gukiza abayubaha, ibagerageza byose. Niryo jambo nari nkuzaniye. Birashoboka ko uyu munsi waba uri mu bikugerageza, ariko ugasanga wubaha Imana. Komera. Dawidi yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari kuwiteka ajya amukiza muri byose, ngo arinda n'amagufa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi muhanuzi n'ubundi cyangwa se umuririmbyi wa Zaburi ya 91 nawe aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo ndabwira Uwiteka ngo urubuhungiro bwanjye. Yavuze ukuntu yagize hepfo aravuga ngo koko abantu bazaterana n'ingabo zizagutera. Aravuga ngo ariko si uzaba uziteranije, ngo bazagutera baciye mu nzira imwe, ariko bazaguhunga baciye mu nzira ndwi. Imana ishimwe. Aravuga ngo nzakurinda mugiga, nzakurinda umurimbuzi wa nijoro. Aravuga ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara. Aravuga ngo nta n'inkota yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Imana izi gukiza abayubaha. Natwe twese yagiye dukiza. Si rimwe si kabiri Imana idukiza. Turi abagabo bo guhamya yuko Imana izi gukiza abayubaha, ibibagerageza byose. Reka musengere mwene data, mushiki wanjye. Wowe utugaritswe n'ibigeragezo, ngabo za Farawo urazumva, ariko ntabwo zizagushyikira. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo nitudata inzira yacu ntabwo azadushyikira. Satani agira iterabwoba, ariko hagati yacu n'ibiturwanya, iyo turi mu nzira y'Imana habamo uburinzi. Marayika w'Imana ngo yaraje ajya hagati yabo n'ingabo za Farawo. Kandi ku ruhande Imana ntuzatangazwa no kumva umuntu avuga Imana nabi. Ujye umenya uwo ari we, kuko ku ruhande rw'Abisiraheli Imana ni umucyo. Haleluya. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo mu Bisiraheli Imana irakomeye, kandi mu Bayuda Imana iramenyekana. Ku ruhande rw'Abanyegiputa rero Imana ni umwijima. Dawidi yaravuze ngo ku kigoryi yerekana nk'igoramye, ngo ariko ku munyembabazi izerekana nk'inyembabazi, no ku munyembaraga izerekana nk'inyembabazi. Biterwa n'uruhande. Hitamo uruhande ukwiye kubamo. Reka ngusengera Imana, wowe ufite intambara, wowe wumva imuriri w'amagare ya Farawo, ndagusengera Imana kugira ngo utuze kandi ugumye gukora ibyiza, kuko Imana izagutabara ari nta kabuza. Hariho isezerano rivuga ngo mubwire abakiranutsi ko bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umunyabyaha abonye ishyano. Ba mu ruhande rw'abakora ibyo gukiranuka. Wanga ubugome, wanga ibyaha, wanga ibibi urunuka, ahubwo ukunde ibyiza. Icya kabiri, ndasengera nawe wowe wari uri mu ruhande rw'ibyaha, wowe utarizera umwami Yesu, wowe utarizera Imana, wowe utaragira Uwiteka ubuhungiro kugira ngo nawe uyizere. Kandi reka nkubwire ko nuhitamo Imana uzabuhisemo neza. Twese ntabwo turicuza, abiringiye Uwiteka ntabwo turicuza igihe twamaze cyangwa tumaze dukurikira inzira y'Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye imbaraga zawe izatumye ukiza Farawo, ukiza Abisiraheli imbaraga za Farawo, izatumye ukiza Yosefu
muka Potifari, ukamukiza bene se, ukamukiza ingabo mwami zo muri gereza, ukamukiza ibyamurwanyaga byose. wowe warinze Mose ukamurindira mwami mukato mu rufunzo, agakurira kwa Farawo aho abana b'Abaheburayo bicirwa, ariko akaharindirwa. Ni wowe Mana yo kudukiza. Turi abagabo bo kuguhamya. Wagiye uturengera, si rimwe si kabiri udukiza. Wagiye udukiza mu ntambara zikomeye, ibintu bikomeye, impanuka nyinshi. Wagiye udukiza inzu z'imbohe zafunguwe. Wagiye udukiza abagizi ba nabi baduciriye ibico. Wagiye udukiza si rimwe si kabiri. Turi abagabo bo guhamya ibyo wakoze, turabigushimiye. Tuguhimbarije imbabazi zawe, tuguhimbarije imbaraga zawe. Uyu muja wawe n'uyu mugaragu wawe turabasengeye cyane kugira ngo ubagirire neza kandi ubarengere, ubatabare. Imbabazi zawe zibabeho kandi ubagirire neza. Uyu we yaratarakwizera, ariko umutima we wumvise ijambo ryawe. None nanjye ndamusengeye kugira ngo umwuhagize ijambo ryawe. Wabwiye abigishwa bawe uri kubasengera, uravuga ngo ubejeshe ukuri. Ijambo ryawe niko kuri. Ijambo ryawe rireza, ijambo ryawe rireza. Reka bezwe nuko kwizera bagize aho bari hose. Ubagire neza kandi ribarinde kugeza ku gihe gikwiriye, yuko mwami bazabona n'uburyo bwo guterana, bakabona uburyo bwo gusenga, bakabona uburyo bwo kwegera abakozi bawe. Kandi mwami ubafashe abo bose, ubabohore umugozi, ubabohore ingoyi za Satani, ubabohore ingoyi z'ibyaha. Imbaraga zadukijije ziracyariho, imbaraga zaturokoye ziracyarokora, imbaraga zadubohoye ziracyabohora. Turabigushimiye mwana, turabigushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Umugisha abo bose bagutegeye amatwi, nawe bategera amatwi, ibyifuzo byabo ubisubize kandi ubarengere, kuko uri Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose. Urakoze ko ubikorera byose kubw'imbabazi n'urukundo, kandi ubikorera kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye ubikora. Turagushimiye ko ubyumvishije. Amen. Nyene data mushiki wacu, tuboneyeho kukwifuriza ibihe byiza no gukomerera mu buntu bw'Imana wowe wizeye kandi nawe usanzwe uyubaha. Ubikomereremo, intambara ntizigutera ubwoba, ingabo za Farawo ntizigutera ubwoba. Ngewe rero nabaha nimero zanjye kugira ngo wumvise hari ikintu utasobanukiwe cyangwa hari icyifuzo ushaka ko twagufasha gusengera, uhamagare tugufashe. Ni 07 83 55 855 07 83 55 855. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.